Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 tubazaniye amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Ingingo tugiye kuganiraho, turaganira ku nkuba yongeye gukubita mu kibira. Twongere kandi tunaganire ku ngingo ivuga iti ese ARCM 23 yaba yarafashe umujyi wa Sake. Aya makuru rero yabagezaho nitwa Sentama, ariko sindi jyenyine, mfite umutumirwa wacu muramumenyereye, sibwo bwa mbere agiye gutangariza amakuru kuri iyi radio, ahubwo ni kenshi tumutumira aratwitabira kandi atugezaho amakuru meza. Reka mwifurize ikaze umutumirwa wacu. Nguwangabinga we uzongera ungabire witore niye doraheragira cyane mu rwore rw'izina wampayinga we nguwangabinga we ndacyagutashya. Komera Sentama wampaye. Murakomeye. Ndashima Uwiteka Imana Nyiringabo, ndashima igihugu cyacu cyaduhaye umutekano, tukaba tubasha kuvugira kuri ibi byuma bigeza kure, ndetse tukabasha no kugeza ku bandi amakuru abagenda badukurikira. Rero kuri Nuru ya Mashariki tubahaye ikaze na karibu, nibaze baza n'agasonga bugari bicare maze tubagezeho amakuru rwose aremereye, amakuru azimbye. Mugabo bukenyegeje, inkuba yongeye kwakubita nibyo, ariko nagira nk'uko babivuze ku murongo duhere hariya nyine mu Isake. Ikintu ndi buvuge nuko mu Isake ntago hasiga ibice bya Mema na Gisuma na Kaniro, ntago turi busige na Rukopfu bwana Magashi. Na Rukopfu. Yego, na Rukopfu ntago turi busige, kandi ibitero nabyo byaturukaga Bweramana na Minova bishaka kuzamuka cyane. Wowe iriya misozi uranayizi, mu gihe turi butangiriye operation. Rero ndagira ngo tubwire abadukurikiye uburyo urugamba rwari rwifashe. Urakoze bwana Magashi. Tutarinjira mu makuru neza, bwana Magashi, umugabo witwa Charles Onana uramuzi? Charles Onana muzi ko ari intera hamwe mbi cyane iruta izindi y'umunyakameruni bwana Magashi. Oya, ni umunyakameruni, ariko ubutera hamwe rega ni ingengabitekerezo. Nibyo ni ingengabitekerezo. Waba umukameruni, waba uri umunigeriya, waba uri umumaroki, waba uri umuzungu wa hehe, bariya bose nyine ingengabitekerezo baba bayisangiye, ingengabitekerezo ya jenoside. Iteka rero kubera izina bihamije ry'ubutera hamwe, niyo mpamvu umuntu abivuga muri iyo sansi. Ariko bwana Magashi ngo hari n'umwihariko afite. Umugore we ngo ashobora kuba ari uw'inahangaha bwana Magashi. Wavuze se uriya wamutunze itoroshi wamumenye. umva yamusiga akanyara ubundi. Reka dukomeze bwana Magashi. Uriya mugabo nshaka ngo tuzamugarukeho by'umwihariko mu buryo bwimbitse, tunaganire no ku rubanza rwe. Charles Onana ni umugome mubi cyane, aho yivugira mu bitabo yagiye yandika uburyo ahakana jenoside, akerekana ko inkotanyi zo zateye jenoside. Ahandi abera umugome ni uburyo azi uburyo jenoside yagize ingaruka ku banyarwanda, by'umwihariko mu bwoko bw'Abatutsi, ariko yagera no mu bucamanza akavuga ngo ntiyayihakanye, kandi hari inyandiko zigaragaza ko yayihakanye by'ukuri. Burya ngo ni umugore w'umukoresha cyane cyane bwana Magashi. Ikindi cya kabiri, guhakana ikintu sibyo, kandi urumva nta hantu bitandukaniye. Ni ukuvuga ngo mu gihe jenoside yategurwaga hateguwe n'uburyo izahakanwa. Ibyo rero byose byuzuye mu gitabo cy'uyu mugome rwose ukomeje gutera imitima mibi abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Reka twinjire mu makuru. Uriya mugabo tuzamugarukaho mu buryo bwimbitse. Bwana Magashi ngo umwami wo hejuru ngo yaba yasuye ikibira. Umwami wo hejuru rero
urabizi kuva ku munsi w'ejo iyi nkuru ngira ngo mwantanze no kuyiburekinga ngewe narayikoze ariko ntiyasohoka. Yego. Ibyo ari byo byose guhera ku munsi w'ejo twakwibutsa abadukurikiye ko aribwo twabahaye umubare yaba ni ukuvuga ngo imirabyo, hari uburyo imirabyo irabya cyangwa se imirabyo burya kenshi imirabyo ujya kuwubona buryo n'inkuba yakubise. Yego. Ariko umurabyo ushobora kuba wamuritse cyane, noneho waramuritse cyane, noneho basa nkaho babonye nyine icyezezi cy'umurabyo nawe urabibona. Yego. Ibyo rero bakibona icyezezi cy'imirabyo nibwo inkuba yavuze iti rero n'ubundi naje reka n'ubundi nkubite, irakubita ariko ni nko guhushura. Yego. Kuko urebye yasize imiranzi iragaruka iriyongeza. Ababyumva yenda barabyumva bivuga mu kinyarwanda kizimije. Ni kuvuga inkuba muri iyi minsi uko ikurikiranye imaze gukubita kabiri. Yakubise mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Yego. Irongera irakubita nanone mu rukerera rw'uyu munsi nko mu masaa 10 z'ijoro bujya gucya. Ariko yakubise, aho yakubise Bwana Magashi yahasize iki, bimeze bite ubisobanuye mu mibare? Ni ukuvuga ngo mu mibare rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko imibare y'ejo bundi nyine nk'uko bivuze mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, imibare twabonaga barenga 187. Bari 200 Bwana Magashi. 200. Noneho na 285 bakomeretse. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu amakuru mashyashya inkuba yongeye gukubita kuko urumva habayeho organizing, icyo bita organization. Yego. Muri ya organization rero cyangwa se icyo bita riyoge muri terme tekinike za gisirikare, icyo bita riyoge. Ahubwo bari bakiri mu gihumure, baguye igihumure, ibirongeye iragarutse. Urumva bakiri mu gihumure, ntago ari igihumure gusa kuko iyo iteka ryose iyo habayeho kuraswa ku ruhande urwo ari rwo rwose. Yego. Icyambere kugira ngo babashe kumenya, icyambere inkuba y'urumva ibitunguranye irakubita ikiruka, hanyuma mu gihe rero bakisuganya kugira ngo barebe uburyo rwose bahangana n'iyo mirabyo. Hanyuma rero inkuba yaje kuza rwose mu rukerera kuva saa 10 kugera saa 11:15. Inkuba yari imaze gukora akazi gakomeye cyane, aho rwose ngo abarenga 500 kuko ngo bari birundanyije, bari kuri foreni. Ariko amakuru mfite nuko abandi abenshi babigendeyemo bwana ni ya makuru barimo bategura ngo 50,000. Murabizi dora tubivuga training zibera hariya mu kibira, ariko ngo inkuba yibanze mu makuru irayanigagura, inkuba irayaniga ngo kugeza naho bagiye babona mbese mu bantu baguye aho hantu ku buryo inkuba ukibaza inkuba se zazanye imisumari, ni inkuba bwoko ki? Konge nk'umusumari ari umukara yigeze gukubita umwana mu mutwe, warabonye? Narabonye Bwana Magashi. Imisumari rero ngo hari uburyo inkuba n'imirabyo myinshi byamanukanye iriya misumari ikajya yishinga mu mitwe y'abantu, rero ngo bagiye bayisangamo. Mu by'ukuri rero urumva barenga 500 kugira ngo umenye abakomerekeye muri iyo mirabyo y'inkuba byo rwose biracyakomeje kugorana kuko barimo bararenga muri za 700, kuko urumva niba harapfuye 200 ejo bundi hagakomereka barenga abo ngabo, nuko iteka ryose inkomere z'inkuba cyangwa imirabyo yagezeho baba barenga umubare kure waba inkuba yahitanye nk'uko bisanzwe cyane. Bwana Magashi, hariya rero muri bariya abantu bakubiswe n'inkuba, icyaje kugaragara cyabayeho, hari umutwe wabaga Igoma wambura abantu unica abantu wo muri FARDC, ni umutwe bita Satani ya kabiri. Satani nimero 2 rero iyo ngiyo. Iyo nayo ngo yari iriyo Bwana Magashi, yaje kugaragarayo nimero 2 yari iriyo, ndetse ni nabo bantu baje baherekeje b'abanyekongo twavugaga na FDL zagiye ziva hariya muri Noro Kivu, abo twagiye tuvuga baje mu buryo bujyanye ngo no kwiga ibintu bijyanye n'ubutasi. Aba bantu bose bari bahuriye hariya, arabitwa kari abasirikare, ari nabitwa ko barimo biga ibijyanye n'igisirikare n'ibijyanye noneho n'ibijyanye n'ubutasi.
bwana Sentama urumva mu by'ukuri bari abantu benshi cyane kandi mu by'ukuri batari kure na kure ku buryo inkuba rero kuba yabakubita tukaba twumva imibare nk'iyi ngiyi irenze abantu badashobora kumva ariko bumve neza ko inkuba n'ibikubise abantu birundanyije byanga bikunda ikomeretsa benshi ndetse ikica benshi. Birumvikana bwana Magashi, ubwo ibyo bisobanuye ko noneho wa mugabo wa hariya noneho hariya mu majyepfo ari mu kigandaro mu rurimi rwaho niko bacyita. Iki kigandaro ntabwo kijya kivugwa kubera ko abarundi benshi bamaze kumenya ibyo arimo, bamenye ko igihugu yagitanze, bamenye ko niwe wakiriye Kisekedi aramubwira ati intambara yishyire mu biganza byanjye, bose rero baramwitegeye bategereje kubona ikigomba gukorwa. Yego, tutibagiwe ko ibi bintu kenshi iyo bahuye n'ibibazo nk'ibi uzarebe kenshi bashaka kubyegeka ku Rwanda. Yego, u Rwanda rwaragowe rero niba ari bya bindi wa mugani His Excellency yavuze ngo ni insina ngufi. yego, bavuga ibyo bashaka ariko mu by'ukuri kenshi babivuga bafite ibyo bateganya kuzakora, kuko dufite message nyinshi cyangwa se nabo ubwabo barabyivugiye ko bagiye kwegeranya insoresore b'abagome b'intera hamwe ba FDL n'ibiki ndetse n'ibisirikare byombi, navuga icya Kongo n'icy'u Burundi n'abandi ntari buvuge bajya babaha umusada. yego, yuko rwose bazabafasha guhirika ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero kubera yuko imigambi yabo atari imigambi myiza, niyo mpamvu Imana ishobora byose igira ikikamanura inkuba, hanyuma mu by'ukuri tukajya tukumva ngo imigambi y'abagome yapfubye. Ngayo nguko rero Sentama wamaye. Urakoze bwana Magashi, reka twibutse abantu ko ikigandaro ni ikiriyo mu Kirundi. Tunabibutse ko aho inkuba yakubitiye bariya basirikare b'u Burundi ndetse n'aba FDLR na Satani ya kabiri n'abandi bafatanya ni muri komine Mabayi hariya mu Burundi bwana Magashi. Reka rero ndatinze dukomeze tujye ku ngingo ikurikiraho, tugaruke hino hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese M23 yaba yafashe Sake, Bweramana byifashe bite, Gisuma, Kaniro, Rukopfu, Kinigi, ibyo bice byo bimeze bite bwana Magashi? Ibi rero ubidusobanurire mu buryo burambuye. Urakoze cyane Sentama, mu by'ukuri tugira ngo twibutse abakunze bakurikira Sentama by'umwihariko, turabibutse yuko ibi bintu twamaze igihe tubabwira yuko hari icyo bita ibitero bise simultane. Ni ibitero biba byarapanzwe kuba byabera icyarimwe bikagabwa mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo babona ko M23 ihagaze mu misozi cyangwa se aho byitwa ko yamaze kubohora abanyekongo mu buryo bwuzuye. Icyo gihe rero muri izo simultane barongeye bajya barapanga, kuko inama yarabaye. Bamaze gupanga rero baravuga bati abari Minova na Bweramana aba bose bagomba kuzamukana za Gashingamutwe na hariya za na Muremure, ibice bya Muremure kugera Ikaruba. Yego, ngo bariya rero baba bagomba gutera bazamuka bakirukanka na M23 bakayimanura za Karuba, bakagenda bagacamo kabiri babandi bari za Ngungu na Ntuze no mu Gasake na Humure n'ahandi hose. Ubwo na Rubaya nayo yabisigaye hakurya, kuko ntabwo baba bakibona inzira ibahuza na bagenzi babo, bo niko babitekerezaga bumva bari bubigenze batyo. Ni nako baba babipanze. Yego, hanyuma tubibutse ko ikindi gitero cyagomba guturuka za Rukopfu, za Kaniro, za Rubunda, kimanuka hariya aho bita kwa Nyesi mu Bufaransa, ubwo waciye aho bita Nimema bwana Magashi. Yego, twibutse abadukurikiye ko mu by'ukuri hariya muri biriya bice M23 tumenyere yuko
cyane cyane biriya bice cyangwa uriya muhanda uza mu Bihambwe uwo baba bashaka kugira ngo bazahure n'abariya baba baje Rubaya. Uriya muhanda ni ukuvuga urindwa n'abamama 23 baba baherereye aho bita mu Bufaransa kwa Agnès. Yego. Reka twibutse abadukurikiye bashobora kuba batahibuka neza cyangwa batanahazi. Ariko ya foto nigeze kuguha babandi babimpaye bari hariya. Yego. Usinzi rwose ahantu. Ni ukuvuga aho ngaho uvuga umanuka uva Bihambwe ukagenda usa n'uwerekeza Gisuma ukagera hepfo gato Imema aho bita Imema kwa Barinda. Yego. Noneho ukarenga Imema ukagera yo hose ni Imema ukagera hitwa ku Munezero. Yego. Noneho rero iyo ugeze ahitwa ku Munezero umanuka gake. Ndibuka iriya video wavugaga wigeze kumpa aho uriya muntu yari aparitse moto. Hariya hari umuhanda umuhanda urakomeza ujya mu Gisuma ariko hari n'inzira izamuka iterera umusozi. Abahazi neza bahabaye bahibuka bahita kuri Ndinda ahantu uzamuka ukagera mu bushorishori bw'umusozi ruguru uminuka werekeza ahitwa Imushwa. Imushwa rero aho niho uba werekeza za Karongi Bwana Magashi. Uriya musozi rero hariya kuri Ndinda niho ARCM 23 iri. Hariya niho kwa Agnès. Hariya niho iri akaba ariho irinze uriya muhanda kugira ngo batawinjirira Bwana Magashi bakazabona uko bagera Bihambwe. Urakoze cyane. Abantu babyumve neza bageze Bihambwe egari gukomeza Rubaya mu buryo bworoshye. Noneho babyumve neza ko gahunda na porogaramu kwari ukubanza gufunga bagafungira na bariya bose baturuka kuko urumva bariya baba babirukankanye. Noneho bagafungira na bariya bose bari za Gasake na za Ngungu. Ntabwo bari bugaruke. Noneho bagahura n'abangaba baturutse aho ngaho tuvuze za Gisuma na Mema baza mu Bihambwe. Hanyuma noneho wumva ikindi gitero ngiye kuvuga noneho aho cyaturukaga Isake. Ariko Karayire yahuye n'ibibazo ariko ngo yirutse ubwanwa butebeza mu ipantaro. Karayire rero akaba yaje kuhasiga umukoroneri we rwose wari uyoboye urugamba we rero ngo kibuno amaguru yirutse rwose nk'isata yabuze amazi yashonje imeze nabi. Isata ni inzoka y'ubwoko bubi cyane y'ingome. Yego. Hanyuma rero mu by'ukuri urumva ibyo bitero byose abo baturukaga hano nyine kuko nari mbavuze hano Isake ni ukuvuga ngo urumva bagomba kuba rundi umuriro iyo ruguru bagahura na ya mihanda. Urumva ko ya mihanda yindi yerekera za gake yaryo wari uvuze. Reka tubivuge dukurikije imiterere yaho. Ni ukuvuga abaturutse mu Isake hari umurongo wari kuzamuka Rutobogo. Yego. Ukomeza ujya ku Mushaki. Ku Mushaki rero ni umuhanda umwe ukomeza umanuka uca Matanda ugenda ukagera Bihambwe. Noneho abandi bari kunyura inzira yo mu Kimoka. Aribo bajya guhangana na M23 bo kwa Madimba. Yego. Bakaba bakomeza bakaba bagera na za Ruvunda hejuru. Noneho undi murongo akaba ari uriya wari umaze kuvuga wa Bweramana. Noneho bazamukira misozi bakagera za Karuba. Karuba yego hano nibagiwe ni Karuba ngiye mashaka gucamo umucamake ariko iyo usobanura nk'umuntu hazi neza wahabaye bari byiza cyane. Yego. Hanyuma rero mu by'ukuri abo bose uko mubyumva uko mubumvise izo deployment zose murumva ko twarimo tubasobanurira igitero cyo bise similitane bagira ngo babikorere icyarimwe noneho diru yabo igende neza. Hanyuma rero mu buhangange bwa 23 mu buryo ishakamo amakuru y'umwanzi wabo baje kumenya ibyo bitero byose uko byari bimeze. Nibutse abadukurikiye ko cyane cyane hari ikintu bita koromu. Aha ni Isake rero baje kuraswa mu 200 y'urugamba. Mu by'ukuri bamwe baturuka iburyo abandi baturuka ibumoso. Birumvikana ko babavizaga bari imbere yabo ariko batazi ko babaturutse mu mbavu. Yego.
iyo operation rero byaje gutuma babamanukanye inkungugu, icyo bita inkungugu. yego barabirukankana abantu baribuka neza ubwo Christian Kiwewe ubwo yabwiraga bariya abasirikare bose ateguza bakira umwami na basikabwe, ababwira ko ari yaje gukomandinga urugamba. ari nabwo twabonye bariya abamerceneri cyangwa se abacanshuro bagaragara ahantu ngo bubatse ikintu wakwita nka defense ikomeye cyane, bakoze communication, bakoze indake zikomeye, mbese bagiye bakora ibyo bitangaza ngira ngo amafoto abantu barayabonye. yego hariya rero urumva babamanukanye babirukankana babageza kuri bariya abazungu. hariya rero byaje kurangira muri ba bazungu batatu bahasize agatwe. abazungu bariya b'abacanshuro yego. nibutse abadukurikiye ko ahangaha ariho bafatiye imbunda ya Twerobu imwe, yego bafatiye imbunda zigera muri 7 za Kibariga, yego bafatiye 60 ebyiri, bafata n'amakompora agera mu 18 ya 60 cyangwa ni mota 60, yego. hanyuma mu by'ukuri rero abakomerekeye hariya n'abasize umutwe gewe nibanze kuri bariya abacashuro. niba hari amakuru wandusha ku FARDC n'intera hamwe bahaguye, sinzi niba hari icyo wanyongera. imibare ntabwo ndayimenya bwana Magashe, uretse ko abo namenye ni uw'umuriyete na koronere wari uyoboye bariya abazungu. bashobora kuba ngo bamurashe uruhande rumwe rwose barushegeshe. uriya rero we ntago ari muri bariya bapfuye, kuko uriya we yakomeretse kandi wari komanda wabo. yego kubwira abakunzi ba Noriya Mashariki ku uburyo rwose ngo bariya bari kuri za 14 n'iki byaje kurangira bashiduka. mu by'ukuri imbunda zacecetse, urumva Twerovu kuyifata yari harasinga mu musozi. mu by'ukuri rero ngo abasinayiperi babanje rwose babaca mu mbavu, bagiye kumva bumva imbunda yabaga covering fire acecetse, induru ziba ziravuze. rero niyo mpamvu abantu bose baguye mu kantu, baba barirukanse rero, baba barirutse. urumva babageze hehe? mu bambiro barabambura, baba barirukanse bya bibunda bijugujugu mama 23 ibira birukankanye. aho rero niho bisobanuke neza ko ariho twamaje kumenya amakuru ko mama 23 iri muri centre hariya muri rompuwe yashatse. ubu rero ikintu tutari bwemeze abadukurikiye umwanya nuko mama 23 nk'ibisanzwe ese turibaza iragumamo, ese irongera isubire mu misozi? ibyo turimo turabyibaza. niyo mpamvu kubabwira ko yabaye tombe, by'urumva yabaye tombe, kuko ntago wagera mu bambiro utabanje kugera Isake, kandi twavuze ari ibihande bamanukiyemo. turagira ngo rero abantu babyumve neza. isaha n'isaha bumva mama 23 n'ubundi yisubiriye mu misozi, bamenye ko ari strategy yayo, kandi bamenye yuko mu by'ukuri bari bamanutse kugira ngo bivune umwanzi wari ubateye ndetse ashaka kubakura mu birindiro byabo. urakoze bwana Magashi. reka twibutse abadukurikiye, hari aho ugera ugakoresha imvugo yenda batamenyereye. sniper ni ururimi rw'icyongereza, ni sniper mu kinyarwanda ni mudahusha. mudahusha. bwana Magashi, kuba ARCM 23 irasa FARDC, ikarasa abarundi, ikarasa abacanshuro, ikarasa nubwo abarundi n'abari abacanshuro, ikarasa abawazarendo n'abandi na Sadeke, bwana Magashi, ikabarenza mu bambiro. biriya bivuze iki ku mujyi wa Goma bwana Magashi? oya, umujyi wa Goma tunabisubiyemo, wenda hari inkuru tutababwiye cyangwa se niba warayitangaje simbizi. narayitangaje bwana Magashi. ivuga yuko mu mujyi wa Goma havutse umutwe wo twirwaneho. yego. abaturage birwanaho rero bajyaho abantu bahitana abasirikare ba guverinoma barenga 4, hagakomereka barenga 8. yego. biragaragara ko mu by'ukuri Kongo yo yararangiye, kuko abaturage birwanaho mu gihe bakora ibitendo nk'ibyo. ntabwo wavuga ngo abo basirikare rwose bashobora gutangira mama 23 mu gihe yaba yishe kwinjira mu mujyi wa Goma. ndetse amakuru twarimo twakira mbere yuko tumenye uko byagenze,
twarimo twakira amakuru rwose yuko ingabo zose zahungiye Goma hariya muri Loni no muri Sadeke, hari hasigaye ko mama 23 gusa yinjira mu mujyi Goma, kuko bo yarwanaga nabo bose n'ubundi bari bageze mu mujyi Goma. Yego Bwana Magashi, ngira ngo ibi ni naho byavuye kuvuga ngo M23 yafashe umujyi wa Sake, kuko bayibonye hariya mu mahuriro y'imihanda aho bita rompo ya Sake, bayibonye mu Bambiro irimo ibashushubikana. Ngira ngo umusirikare wa FRDC wavugiraga hafi yarageze za Mugunga na Ntosho hariya ahinjira mu mujyi wa Goma. Bwana Magashi, ahubwo Mugunga ngo bageze Mugunga ngo bashatse kugenga imbunda bari birukanganye kugira ngo babasheringe, byaje kurangira noneho bariya bagabo rwose ngo bagufatira ikompora rya 82 bari batuyemo aho ngaho. Niho namenye ko haje gusigara abasirikare bagera mu 8 narabibonyeho ryaguye umwotsi urimo utumuka. Warabibonye nawe? Narabibonye, barimo barira ngo bandugu. Hariya niho bari bamaze kugenga imbunda bashaka kubasura. Urumva kugenga imbunda hariya kandi abasirikare baje babaherekeje. Yego, bikunda mama 23 nayo yari bizi ko nibagera hariya baraza gushaka gusheringa. Rero nabo ntago bari kumanuka batizeye sharing nayo iri buturuka inyuma yabo ikabakavaringa. Yego, yagombaga kubakavaringa, mbese ni nko kubahisha kwa no kubarindira umutekano mu gihe barimo kugira ngo mbese basatire nabo. No kugira ngo mbese nabo kugira ngo nuko nibo bagiye kubashiringa. Yego, ni ukuvuga ngo abagiye gusheringwa bari bamanutse bageze ahantu heza ho kuba baraswa. Ariko mu gihe nyuma yabo naho hari imbunda ishobora kubafasha kuba baharasinga aduye uri imbere wabo watangiye kubasheringa, byari byoroshye cyane kuko birumvikana ko mama 23 biri hejuru. Kurasa hepfo rero no kurasa ahantu bareba ni ibintu biba byoroshye cyane. Biba byoroshye Bwana Magashi. Gutera kufutsura bihitana 8 hakomereka 11. Mu byo amakuru yari aho ngaho nuko byari bimeze. Tubibutse neza ko kandi arako nguko byagenze babandi baturutse Bweramana na Minova, abo nabo barabakimbije. Njya mbwira abantu uburyo utafata tageti yo hejuru mu musozi kandi wowe uri hasi. Ibyo byo ntibishoboka. Yego, reka Bwana Magashi tugushimire. Ngira ngo tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Ingingo twari dufite zari ziri ebyiri gusa, ariko ni ingingo zari zifite imiterere ikwiriye kuganirwaho mu buryo nk'ubu ngubu, kugira ngo abakunzi bacu bumve ukuntu operasiyo zagenze hariya hose. Kandi tubibutse ko ikiba gihagurukije FRDC n'abambari bayo nta kindi ngo Rubaya irabarya ngo bagombe bayigarure. Ibyo bintu ariko ni ibintu bizwi. Yego, reka rero nshimire abakunzi ba Nuru Mashariki, nshimire n'abazadukurikira umunsi w'ejo no gukomeza, kandi baze no kwa Magashi TV rwose bakande hahandi kuri subscribe. Bakande kuri subscribe, bandike comments zabo bazikoherereze, kandi banasangize inkuru n'abandi. Bwana Magashi, murakoze cyane. Urakoze, umugoroba mwiza. Yego, murare neza Bwana Magashi. Barakoze rero abakunzi bacu ba radio televiziyo Nuru Mashariki. Uyu muyoboro mwumvaga ni umuyoboro wacu wo kuri radio televiziyo Nuru Mashariki. Igihe wababwiraga ni Sentama. Nkaba mbashimira kandi uko mudukurikirana mukatugezaho n'ibitekerezo byanyu byiza bitwubaka, kandi mbasaba batarakora subscribe bakande kuri subscribe, bikorwa rimwe gusa. Banatwandikire ahanditse comments baduhe ibitekerezo kugira ngo turusheho gukomeza kunoza ibyo tubakorera. Umugoroba mwiza rero, muraraharyana.